Izina Diane, izina ry'umukobwa wigirira icyizere. Diane cyangwa se Diana ni izina ryitirirwa igitsina gore rifite inkomoko mu Burayi. Tugenekereje rifite ubusobanuro bw'ibifitanye isano n'Imana cyangwa se ibikomoka ku Mana. Muri make Diane risobanura ukomoka ku Mana. Mu mateka ya Roma, Diane ryari izina ry'ikigirwamana cyari gishinzwe urumuri, ukwezi ndetse n'imihigo. Ibi ahanini rero bituruka ku mateka y'ikigirwamanakazi Diana, imana y'ubuhigi, ishyamba n'ivuka ry'abana. Iri zina ryaje ku rutonde rw'amazina 200 yagarutse cyane mu yiswe abana b'abakobwa bavutse mu myaka yo mu 1930 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri zina kandi nanone riza ku rutonde rw'amazina 100 yitwa n'abantu benshi ku isi. Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wowe uhisemo kubana natwe hano kuri Media Empire. Ndigusuza naguha ikaze ndi isingizwe Edith. Tugeze mu cyo twari ibisobanuro bw'amazina, aho mutangiye mwumva izina Diane cyangwa se Diana bitewe n'aho uherereye cyangwa se nuko barivuga mu gace urimo. Iri zina ryo tugiye kwibandaho by'umwihariko, aho tugiye kureba ibiranga ba Diane. Niba witwa Diane rero uhawe ikaze by'umwihariko. Ngwino tugusobanurire uko uteye, ngwino tukubwire ibikuranga. Niba utitwa Diane kandi ushobora kuba ufite inshuti yitwa Diane, ushobora kuba ufite umwana witwa Diane, ushobora kuba utwite ukaza kumvira izina rigize ukazagitirira umwana wawe. Ngwino rero tubane nawe muri iki gitwari ibisobanuro bw'amazina. Ukeneye ko tugusobanurira izina ryawe nawe ntabwo uhejwe. Mu gihe uraba uri gukurikirana ibiranga ba Diane, ushobora nawe kunyarukira muri komenti ukatubwira izina tuzagusobanurira ubutaha, cyangwa se ukatubwira ibyo wifuza ko twagukorera, kubera ko ntabwo dukora amazina gusa, yaba inkuru zitandukanye z'urukundo, iz'ubuzima, yaba ibiganiro, yaba amakuru. Ibyo byose ushobora kuba wifuza ko hari icyo twazakugezaho ukaba watubwira. Urugero, niba wifuza ko twazagukorera ikiganiro ku bintu runaka, nabyo bitubwira. Ntabwo ari amazina gusa dukora. Reka tureke gukomeza gutinda mu magambo rero, ahubwo dusobanura izina Diane ko ari byo byatuzanye nonaha. Aho twavuze ko izina Diane risobanura ukomoka ku Mana. Hari byinshi biranga ba Diane rero, aho ikintu cya mbere kiranga ba Diane ari uko Diane ari umuntu wirinda ibibazo. Muri make nyine ni wa muntu udakunda kuba yagirana ibibazo n'abandi bantu. Hari abantu nyine bayikundira amahoro, bakumva ko nta kintu na kimwe bashobora gukora kituma bagirana ibibazo n'abandi bantu. Na Diane rero niko ateye, akunda amahoro cyangwa se abashaka amahoro, ku buryo nyine aba yumva ko nta kibazo yagirana n'umuntu uwo ari we wese. Ikintu cya kabiri mu bintu biranga ba Diane ni uko Diane yigirira icyizere kandi ni umuntu ugira umuhati. Hari abantu batagira icyizere muri bo, by'umwihariko kukigirira, ugasanga nyine aritinya, ntiyabasha kuba yakisanzura mu bandi, cyangwa se ni urugero rwihuse cyangwa se rworoshye ni ukuba umuntu kuba yavugira mu bandi cyangwa yavugira mu ruhame. Hari abantu batashobora ibyo bintu, ariko Diane ni umuntu wigirira icyizere, bumva ko ibintu nyine byose bishoboka cyangwa se yabishobora. Niyo bitaba birashoboka ariko akumva ko byibura kugira icyizere aricyo kintu cya mbere. Rero ni umuntu ugira icyizere kandi ugira umuhati. Gatatu, Diane ntapfa kunyurwa kandi akunda kugira ijambo mu bandi. Kutapfa kunyurwa tuvuga ndumva bisobanutse, ariko reka tubinyuremo gakeya. Umuntu utanyurwa ni uko nyine akenshi ari ibintu ushobora kumukorera, ariko akaba atabishima cyangwa se ngo agushime, cyangwa se niba hari ibyo wamuhaye ariko akaba yumva atanyuzwe n'ibyo wamukoreye cyangwa wamuhaye. Rero ni umuntu utanyurwa, ariko kandi nanone akunda kuba yagira ijambo mu bandi. Niba ari mu bandi nyine akumva ko nawe yahabwa ijambo. Ikintu cya kane mu bintu biranga ba Diane ni uko Diane ari umukobwa uhorana ishyaka kandi ukunda ubutabera. Gatanu, Diane ni wa muntu uba wifuza kubona abantu bose ntawe uhonyora undi ngo kuko hari icyo amurusha runaka. Muri make akunda ubwumvikane. Ijambo guhonyora ni ijambo rikomeye cyane, bamwe bashobora kuba batanarizi cyangwa se batari kurisobanukirwa, ariko reka tugire icyo turivugaho gatoya. Hari uburyo abantu baba barushanya ubushobozi runaka, ku buryo nyine niba umuntu yumva ko akurenze ashobora kuba yakugendaho cyangwa se yakubangamira. Ari byo guhonyora nyine, kuba kuyoboye, kuba kurusha ubushobozi, kuba nyine hari icyo yagutanze kugeraho, kuba hari icyo afite udafite, akumva ko yakubangamira. Ibyo bintu rero ntabwo Diane abikunda. Ntabwo akunda akarengane, cyangwa se akunda ibintu by'amahane. Muri ubwo buryo akunda nyine kumvikana. Niba waba urusha umuntu ubushobozi, ntabwo ari ngombwa ngo umuhonyore cyangwa se mubangamire, aba yumva ko mwabana mu bwumvikane. Sinzi na twaba tubisobanuye neza, ariko
ntabwo ahanini twari tugiye gusobanura ijambo guhonyora muri rusange, ahubwo twari kumvikanisha iki kintu kiranga Diane uko gisobanura, cyangwa se impamvu bavuga ko yanga umuntu uhonyora undi, cyangwa se muri make umuntu ubangamira undi. Ikintu cya gatandatu mu bintu biranga aba Diane ni uko Diane azi kuzuza inshingano, kandi iyo bibaye ngombwa yitangira abandi. Yuzuza inshingano kandi akagira kwitanga, ndetse kwa kwitangira abandi. Kwitangira abandi buriya ni ibintu bigoye. Hari uburyo ushobora gusanga umuntu afite ibibazo ariko nta bundi buryo yabikemuramo, ariko ukabona wowe hari uburyo wenda ushobora kubyishyiraho kugira ngo we abe yagira amahoro, cyangwa se bibe byakemuka kuri wowe aba ari wowe bijyaho. Hanyuma rero Diane rero usanga yitangira abandi, cyangwa se ashobora kubafasha mu bintu bafite runaka, mu bibazo bafite runaka, we akaba yabyishyiraho, cyangwa se akaba yabitangira nyine nk'uko tubivuze. Ikintu cya karindwi, abenshi mu bitwa izina Diane bakunda ibintu bya materialiste, bakunda kwibona ari bo bantu bayoboye abandi mu kazi kamwe runaka, cyangwa se baba bari mu ishuri bakaba baba abayobozi babo bari kumwe muri iryo shuri. Mbese ibyo bintu kubyumva cyangwa se kubona ari byo arimo, kubona yayoboye abo bantu bandi, yumva ko ari ibintu bimushimishije. Muri make twavuga ko nyine akunda kuba yahagararira abandi mu gikorwa runaka bahuriyemo. 8, Diane niwe wapfa kubona ibimunyuze, mbese guhaza ibyifuzo bye biragoye. Ibi byo birumvikana, ntabwo ari ngombwa tubisobanure. Ntabwo apfa kunyurwa, kuba wahaza ibyifuzo bye ni ibintu bigoye cyane. Ikintu cya cyenda mu bintu biranga ba Diane, turaganisha ku rukundo. Mu rukundo ba Diane bakunze kuba bagoye, bahora bifuza ibintu bidashira ku bakunzi babo, yaba mu buryo bwo gukosora imyitwarire cyangwa se no mu buryo bw'amafaranga. Ibyo ngibyo nyine bumva ko bitashira. Iyi myitwarire rituma Diane agaragara nk'umutegetsi, umuntu utegeka umukunzi we, gusa ariko nanone imbere mu mutima we abagira urukundo rwinshi, kandi yita ku mukunzi we cyane. Ari nacyo gituma rero aba ashaka kwiturwa ibyo nawe aba yavunikiye, cyangwa se aba yavunitse akorera umukunzi we. Ibi bintu ndumva byumvikana, byo ntabwo ari ngombwa ko tubijyamo cyane. Urumva aba afite urukundo muri we, nubwo atabigaragaza inyuma cyane. Rero kuba yumva ko akunda umukunzi we cyane, akaba yumva ko nawe yabikorerwa, cyangwa se uwo akunda nawe yabimwitura. Ariko nanone nk'uko twabivuze, ni umuntu ugoranye nyine, aba yumva ko yahora abona ibyiza biturutse ku mukunzi we igihe cyose abikenereye, cyangwa se mu bihe byose akaba yumva ko yahura n'ibyo byiza. 10, Diane kandi akunda kuba ari kumwe n'abantu benshi batandukanye, gusa najya yivanga mu buzima bwabo. Mbese natinda ku myitwarire yabo bari kumwe. Hari umuntu nyine uba udashaka kwivanga mu buzima bw'abandi, akumva ko nibwo yaba ari inshuti nabo, cyangwa se bakunda guhorana, atari ngombwa ko yivanga mu byabo. Bakorana ibyo bakorana niba babikora, ariko nanone ntaze kwivanga mu buzima bwabo bwite. Diane rero ntabwo ajya yivanga mu buzima bw'abantu, nubwo akunda kuba ari kumwe n'abantu benshi mu gihe cyose. Ikintu cya 11 mu bintu biranga ba Diane, turaganisha mu bwana bwabo. Diane rero mu bwana bwe usanga ari umwana witwara neza kandi wumvira ababyeyi, akita no kuri barumuna be igihe abafite. Mbese yari mukuru agerageza kwita kuri barumuna be, cyangwa se kuri ba bana bato kuri we. 12, Diane aba yifuza intsinzi mu buzima bwe binyuze mu kuyobora abandi, ndetse aba ashaka ko abantu bamwitaho. Iki nacyo kirasobanutse, ntabwo ari ngombwa ko tugisobanura cyane. Ikintu cya 13 mu bintu biranga aba Diane ni uko Diane akunda kubaho mu buzima buhenze, aho yumviriza uburyohe bw'amafaranga. Ba Diane usanga nyine aho bari hose ari abantu bakunda kubaho mu buzima nyine bwa bundi bugaragaza umuntu utagize icyo abaye, cyangwa se umuntu utarashaririwe n'ubuzima. Wa muntu nyine uraba mu buzima buhenze, sinzi uko turabivuga, ariko bwa bundi burimo amafaranga, kubera ko aba yifuza utuntu twinshi, gukora ibintu byinshi, cyangwa se kugaragara neza. Aba yumva ko nyine yaba muri bwa buzima burimo amafaranga, buratuma ibyo bintu byose yifuza abigeraho. Bimwe mu bintu ba Diane bakunze gukora, ubwo turaganisha ku bijyanye n'akazi, aricyo kintu cya 14 mu bintu biranga ba Diane. Diane aba yifuza gukora akazi kajyanye n'ubuvugizi, ubutabera, imyidagaduro, ndetse n'itangazamakuru. Gusa nanone rimwe na rimwe ashobora guhitamo ibyerekeye icungamutungo.
ngayo nguko ngibyo ibiranga ba Diane. Niba witwa Diane ushobora kujya muri comment ukatubwira niba ibyo twavuze bikuranga, niba kandi nawe uzi umuntu witwa Diane ukaba wumvisha ibiranga ba Diane ushobora kutubwira uko wabyumvise, niba bibaranga koko cyangwa se harimo bimwe na bimwe bitabaranga. Reka rero dushimire buri umwe wese banye natwe kuva dutangiye kugeza ku musozo hano kuri Media Empire. Njye mwari kumwe nari Isingizwe Edith. Nimugirire byiza, ndabashimiye cyane.